Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Mwene data nkurikiranye, Imana yo mu ijuru niyongere kumpera umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugarukanye n'ijambo Imana yasize ku mutima wanjye rivuga ngo ntuteshe agaciro urukundo rw'Imana. Haleluya. Abantu benshi bibagiwe urukundo Yesu Kristo yadukunze, cyatumye umwami wacu aza muri ino si yari ukugira ngo aze apfire umunyabyaha. Haleluya, haleluya. Ariko benshi birengagije urukundo yadukunze, benshi birengagije impamvu Yesu Kristo yemeye gusiga byose, yemeye gusiga intebe y'icyubahiro, yemeye gusiga ubwiza. Mana tugirire neza. Benshi ntago bakibuka intego y'urugendo, benshi ntago bakibuka impamvu Kristo yemeye gusiga biriya byose byari mu ijuru byiza akaza muri ino si. Ariko mwene data ndagira ngo nkwibutse, ntiwibagirwe urukundo Yesu Kristo yagukunze. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, turarisanga muri Yohana 3:16. Nakubwiye ngo intego y'iri jambo iravuga ngo ntuteshe agaciro urukundo rw'Imana. Haratubwiye ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Amena. Turabanza dusobanukirwe umwana w'ikinege ni iki. Umwana w'ikinege aba ari umwana umwe, nta wundi umukurikira ndetse nta n'uwo aba akurikira, ahubwo uwo mwana aba ari umwe. Rero iyo umwana ari ikinege agira urukundo, aratuna ku babyeyi be. Haleluya. Uko niko Yesu yari ameze. Ariko ngo isi Imana itangiye kwicuza impamvu yaremye umuntu. Imana tugirire neza. Ariko ngo mu bizima, mu bakuru, mu bamarayika habura n'umwe waza akajya gucungura umwana w'umuntu. Ariko Yesu arangije ngo afata igitabo. Haleluya. Afata igitabo arakibumbura. Nibwo yiyemeje kwambara imibabaro yose, nibwo yemeye kwambara biriya byose byamubayeho mu isi. Arayangije mu isi hari undi mukobwa. Haleluya. Mu isi hari undi mukobwa wirinze, mu isi hari undi mukobwa wakoze ibyo Imana yashakaga. Uwo mugore bamwitaga Mariya, ariko icyo gihe ngo bari barimo bitegura ubukwe n'umugabo we Yosefu. Ariko marayika ngo aramusanganira mu ijoro, arangije aramubwira ngo mugore urahirwa, ngo urahirwa mu bandi bagore bose, kuko ugiye gusama inda, umwana uzabyara uzamwite Yesu. Haleluya. Mariya nawe aravuga ngo mbese byashoboka gute ko ntarahura n'umugabo mu buzima bwanjye, ko n'uwo tugiye gukorana ubukwe, twiteguraga ubukwe. Marayika arangije aramubwira ngo uzatwita bazaba ari umwuka wera. Imana itugirire neza. ngo kandi ngo uwo mwana ngo azaba umwami. Haleluya. ngo azitwe Emanueli, ngo umujyanama ukomeye, ubutware buzaba buri ku bitugu bye. Mwene data, Yesu intego yari imuzanye yari iyo kugira ngo akubone nanjye mbone. cyari gitumye Yesu aza yari ukugira ngo akubone nanjye mbone. Mwene data, witesha agaciro urwo rukundo, witesha agaciro urwo rukundo rwa Yesu. Yohana arangije arabivuga, avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, Imana yari yongeye gutekereza ku muntu yaremye. Ubwo Adamu basokuruza bacu bari bamaze igihe gukora icyaha, Imana imajije kubaca, arangije iramubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yari umwe rukumbi. Ariho mu itangiriro twasomye ngo mbere na mbere hariho Jambo, ngo kandi Jambo yahoranye n'Imana, ngo mu biriho byose ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Yesu yabanye n'Imana. Yesu yarakomeye. Yesu yari afite ubutware, yari afite ubushobozi. Mana tugirire neza. Ariko arangije ibyo byose arabisiga, asiga icyubahiro, araza arababara, araza arakubitwa, araza arashinyagurirwa. Mwene data, nta kindi yabikoreraga uretse urukundo yari agufitiye, urukundo yari afitiye. Haleluya. Rero witesha agaciro urwo rukundo mwene data,
witesha agaciro urwo rukundo, kuko Yesu aragukunda. Icyo ashaka ni ukumukiranukira gusa. Yesu yagiye akora imirimo myinshi, ntabwo ngiye kujya muri detaye, ariko icy'ingenzi misiyo yari afite yari iyo kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Haleluya, haleluya. Ariko umusaraba, inyabihanga, ngo isi nayo yarabimenye, ibwira kabiri buraza, izuba rirahunga, umusirikare wari umurinze kimara kumucumita inkota, kimara kumucumita icumu mu rubavu, ngo havamo amazi. Haleluya, haleluya, havamo amazi n'amaraso. Ibyo ngibyo byerekanaga kubyara bwa kabiri, katubyaye bene data, twongera kuvuka, twongera kuba bashya, twongera kuzuka, twebwe abari barapfuye, twari twarapfuye ibyaha, imitima yacu yari yaragiye kure. Niyo mpamvu twavuze ngo nabambwe. Iriya yari yo ntego. Abantu benshi bari abantu babacira urubanza, ariko byari misiyo yo kugira ngo nta kundi kuntu bari kuvuga, batubamburire Baraba, ariko umwami abambwe. Baraba nabo mubo Yesu yari yaraje gushaka, nuko Baraba nawe yari arimo, kandi yari akwiriye gucungurwa. Icyo nicyo kitwereka urukundo rw'Imana. Nubwo yari yarakoze byinshi bibi, ariko Yesu akihagera, haleluya, ariko Yesu agera hariya, yemera kuba imfungwa, yemera kuba umusimbura. Haleluya. Ngo twebwe twatekerezaga nk'uwakubiswe n'Imana, ngo ndetse agacibwa nayo, ariko twatekerezaga ibitari byo. Cyari cyarazanye Yesu ni ukuducungura. Ndumva afashije. Ndagira ngo nkubwire mwene data, witesha agaciro urwo rukundo rero, witesha agaciro uwo mwanya Yesu yemeye kuguha. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aradukunda cyane, Yesu aradukunda. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Yesu akimara gupfa, akimara kuzuka ku munsi wa gatatu, yamaze iminsi 40 akireba uko byifashe, abonekera abigishwa be, ndetse bamwe batabyumvaga, akongera akagaruka akabiyereka, ariko ntabwo bari bemerewe kumukoraho tarasubira mu ijoro kubwira data ngo misiyo ndayirangije. Haleluya. Mana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Urukundo Imana yadukunze ntabwo dukwiriye kurutesha agaciro. Muririmbyi arabiririmba kavuga ngo mbese urukundo rw'Imana ngo nirwo rwatumye ngo iduhe umwana, ngo rusumba ukwezi, ngo rusumba izuba, ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo. Haleluya. Ikuzimu naho urwo rukundo rwagezeyo, abasha kwaka Satani imfunguzo, akingurira abera, ibituro by'abera birakinguka, azamukana nabo. Mana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Urukundo Yesu yadukunze, abwira abigishwa be ngo birakwiriye ko ngenda mwene data. Aka kantu nimba utari ukazi, mpamvu yababwiye ngo birakwiriye ko ngenda. Yesu yari yarambuwe, hari ibintu kubera umubiri w'umuntu yari yambaye, hari ibintu bimwe yari yaramaze kwamburwa. Cyambere yari yarambuwe kubera hose icyarimwe, kubera umubiri. Ntabwo yari kuba ari i Galilaya ngo yongere ngo abe i Buyuda, oya, ntabwo byari gushoboka kuko yari yambaye umubiri. Ariko arangije abwira abigishwa be ngo birakwiriye ko ngenda, ariko ngo simbasize nk'imfubyi. Haleluya. Ngo simbasize nk'imfubyi, ngo nzaboherereza umufasha, ngo kandi uwo mufasha ngo azabamenyesha ibihishwe, ngo n'ibyo ngo njyewe ntababwiye ngo azabibamenyesha. Mwene data, nagira ngo nkubwire rino banga. Cyatumye Yesu avuga uko yari ukugira ngo yongere agaruke abe mu mitima yacu. Haleluya. Ni Yesu wagarutse aza kubana natwe. Ni yicaye iburyo bwa Se, niwe ujya utunosheraho. Haleluya. Niwe ujya utubwira, akaduhumuriza. Wakumva ubabaye, Mwuka Wera kaguhumuriza ati humura mwana wanjye. Uwo ni Yesu wagarutse. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu ahabwa icyubahiro.
mwene data witesha agaciro urwo rukundo. Tekereza umubare mwinshi w'abamaze kwibagirana, tekereza abakomeye bamaze kwibagirana, tekereza bariya abo mwakuriye rimwe, abo baragiye baribagiranye, abo wari uzi, abo bose baragiye, ariko wowe uracyariho. Cyatumye usigara ni ijambo Pawulo yandikiye Tito, aramubwira ngo icyatumye ngusiga i Kireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Mbese muri ino minsi uracyaza kuzirikana urukundo rw'Imana? Mana itugirire neza kandi Imana iduhane umugisha. Haleluya, haleluya. Ngiye kubabwira ibintu bitatu byerekana urukundo. Haleluya. Mu Bagalatiya hatubwira imbuto z'umwuka. Mu mbuto z'umwuka harimo n'urukundo, mwene data. Mu mbuto z'umwuka harimo n'urukundo. Rero mwene data, wiha agaciro ibindi bidafite umumaro, wiha agaciro ibindi bikujyana mu irimbukiro, ahubwo aha agaciro urukundo rw'Imana. Imana igushakaho ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka gusa. Ibyo byose uri kwirukaho Imana irabifite, kandi Imana irambuye ikiganza cyayo ihaza kwifuza kw'ibyaremwe. Mu byaremwe urimo, mu byaremwe ndimo. Imana iduhane umugisha. Ndakugira ngo nkurarikire kuzakurikirana ikindi cyigisho kivuga ku mbaraga z'imirimo ya Yesu Kristo. Mana iduhane umugisha kandi Yesu atugirire neza. Shalom, shalom. Amen.